utatazwe ku muriro cyangwa ngo uvugwe cyangwa se ngo bivuze ko guteka byazanywe n'ingaruka z'icyaha. Gusa Imana icyo tubonye yongereyeho umuntu amaze gucumura yamwongereho ubundi bituruka muri bwa butaka, kuko imboga ndetse n'umutsima bikomoka ku binyampeke ndetse n'imboga nyine. Bivuze ko Imana itarishyigikiye ibindi birenze, nta bindi birenze ibyo, ko Imana yigeze ijya hanze cyangwa ngo ijye hirya bikomoka mu ki ku bimera. Ibimera byose byari byangijwe n'amazi, kuko imvura imaze igihe kirekire igwa kandi yarengeye isi yose, nta kimera cyari kiyasigaye. Maze Imana irangije ibwira Nowa, imubwira ko ntabwo ngo ni Imana yamwemereye gukoresha inyama. None se kuki Imana icyo gihe itamejeje ibimera mu buryo bw'igitangaza? Icyo nicyo kibazo nyine abantu akenshi bakunda kwibaza. Ntabwo Imana yagomba gukora igitangaza ngo itwikire ingaruka z'icyaha zagakwiye kubera akabarore abantu nyuma y'icyo gihe. Kurya inyama ubwacu cyari ikintu kibi kabije kigaragaza ubunyacyaha bwa muntu, kigaragaza ububi bw'icyaha. Ntekereza ko cyagombaga kuba ikintu kizura icyaha n'ubwe n'abavuye mu mugi. Byari binababaje kubona n'ubwe yagomba kwica inyamaswa yiciye kuyirya, ariko ibyo byagombaga kumwereka ububi bw'icyaha aho kugira ngo akomeze akunda inyama. Ariko byakomeje kuzanira abantu ingaruka zo kutarama, nubwo ari amahirwe meza ku ruhande rwo kuko abantu bakomeje kutarama igihe kirekire. Inyama zabuje abantu gukomeza kuramba igihe kirekire ngo abantu bajye barambira mu byaha. Nubwo abantu bari basa n'abahisemo kutumvira Imana, ariko byatumye nanone habaho gucika. Ngira ngo ubundi iyo abantu uzanarebe ubukristo ikintu bita kumenya gufatira n'umurongo w'umuntu bigira uruhare mu gukinisha ubukristo cyane. Ubundi umuntu umenya gufasha inda ye, gufata inda ye no gufata ibyemezo bisanzwe mu buzima biroha. Umuntu wamenya gufata inda ye akamenya kwitegeka ku bigendanye n'ibyo ashyira mu nda ye, no mu busanzwe uwo muntu gutsinda ibintu byongera no kurarikiragira gute biroha. Ikaze mu biganiro byiza bitwungura binyura kuri Salvation Content TV. Hanyuraho ibiganiro bitandukanye, ari iby'ubuzima, ari ibyo tugenda twunguka mu by'umwuka. Uyu munsi rero tugiye kwiga ikiganiro cyiza kidukangurira kugira ubuzima bwiza, ariko duhereye mu itangiriro, uko Imana yaremye umuntu, uko yaturemye ikaduha. Ntabwo Imana yaturemanye icyaha. Uyu munsi rero mugiye kubana na Byukusenge Honorine nk'ibisanzwe, gusa ntabwo ndi jyenyine, ndi kumwe n'umutumirwa. Aratangira twibwira kugira ngo tubashe kumenyana, tuze kubana tuziranye. Ikaze. Murakoze cyane. Nitwa Mugisha Eric, ni amazina yanjye. Yego. Watangira dusengera none kugira ngo twishyire imbere y'Imana, tuze gukomeza kumva turi kumwe n'Imana mu byo tuvuga byose. Yego, mureke dusenge. Imana yacu turagushimira icyubahiro. Tugushimiye yuko wemeye ko tugirana ikiganiro cyiza. Ni ikiganiro cy'iby'umwuka kandi gifite aho gihuriye n'imico y'abakwiriye gutaha ijuru. Turakwinjiza mu zubane natwe. Mwuka wera azadufashe, aturinde kandi atwigishe mu izina rya Yesu. Murakoze cyane. Reka ninginge abadukurikira kugira ngo bajye babana natwe ibiganiro byacu byiza, bajye bakora subscribe, basharinge n'inshuti zabo, kuko hari ibibazo dusubiza abantu benshi bibaza, kandi mujye mwihangana mukurikire ikiganiro mukirangize. Tugiye kwifashisha rero uburyo bwo kubaza ibibazo, ndetse aragenda dusubiza n'ibisubizo. Mwandike muri comment ibibazo muzayamugira kugira ngo tujye turushaho kubiganiraho. Ikibazo cya mbere rero tugiye kumubaza ni ikibazo cyiza, abantu ntibaze kucyumva nk'ikibazo cyoroheje, kuko hari abantu kugeza uyu munsi wa none bagitekereza ko amamoko y'umuntu ari ahandi hantu, ari kwihindagurika. Ndakwinginze ubifate mu mutwe ko iki kibazo tugiye kumubaza akwiye kudushakira igisubizo cy'ukuri, kandi cy'ukuri nk'uko Imana ishaka ko ubimenya. Ni iki watubwiye? Umuntu yakomotse yaremye iki? Uradusangiza izo ngingo. Yego, muri rusange abantu benshi ntabwo bajya bakunda kwibaza icyo kintu, ariko kugira ngo ni ikintu cyiza mu by'ukuri gishobora kudufasha gusobanukirwaho ndetse n'uburyo tugomba kubaho.
cyane rero kubimenya. Iyo usomye neza mu Itangiriro igice cyaho cya 2 handitse uko umuntu yakomotse mu mukungugu, yakomotse ku Mana, Imana imurema mu mukungugu. Mbere na mbere umuntu yakomotse ku Mana koko, nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga, umuntu yakomotse ku Mana. Ariko se Imana yo yamuremye ite, yamukuye he? Ibyanditswe byera bitubwira ko ntabwo Imana yari ifite uruganda rukora ibyuma ngo ishongeshe umushongi w'ibyuma hoya. Ibyanditswe byera bitubwira neza ko Imana yakuye umuntu mu mukungugu. Gusa turanabizi ko wenda n'ubusanzwe Bibiliya ikoresha umukungugu, hari n'abo bakoresha itaka, ariko muri rusange ijambo ry'Imana rivuga ko umuntu ari mu mukungugu. Rero bivuze ko Imana mukuye mu muntu. None se abantu bavuga ko umuntu ashobora kuba hari ahandi yakomotse, ibyo bintu baba babikura? Ibyo ni ukutizera Imana, kuko ubusanzwe ikintu cyose kigira aho cyakomotse. Nta kintu kuri iyi si kigaragara kidafite aho inkomoko. Ngira ngo abantu bose twavutse dusanga izuba rihari, rifite na gahunda ihoraho. Ariko igitangaje kwibwira ko izuba ryabayeho kubw'impanuka kandi rikaba rifite na gahunda ihoraho, kwaba ari ukwibeshya. Ubwo ni nkaho wanatekereza ko gahunda iba mu modoka cyangwa muri mashine yishyizeho, ariko ibyo ni ukwibeshya cyane. Rero ibintu byose biri ku isi bifite gahunda kandi bisumbya abantu ubwenge, byashyizweho n'Imana. Kimwe n'umuntu aricyo kiremwa gifite ubwenge cyane tubona. Mwabyumvishe rero abadukurikira, hari inyigisho dukunda guhura nayo ari mu ishuri cyangwa mu buzima duhura nabwo bwa buri munsi, aho dusoma ko umuntu atakomotse ku Mana cyangwa mu biganza by'Imana. Ni ihame ridakuka ko umuntu yaremwe n'Imana, nta n'ikintu gishobora kubihindura. Uko byakwandika kose iryo ni ryo hame. None se ikindi kibazo kugira ngo turusheho kubyumva neza, Imana imaze kurema umuntu nk'uwo mukungu, haba hari ibyo Imana yamubwiye ngo ujye utungwa n'ibi? Kuko umuntu yakoze imodoka aravuga ati zagenywa esanse cyangwa zagenywa mazutu. Hari ibyo Imana yashyiriyeho umuntu harebwa byo gukoresha kugira ngo abeho neza. Icyo ni ikintu cy'ingenzi cyane cyo kwibaza. Ni ikintu cy'ingenzi cyane cyo kwibaza kandi ni icy'agaciro cyane muri ibi bihe. Ibyanditswe byera bitubwira neza ko Imana imaze kurema umuntu, kandi si umuntu gusa n'inyamaswa zimaze kuremwa zose, Imana bageneye ibyo bagombaga kurya. Ibintu umuntu yagombaga kurya byari ibintu bikomotse ku bimera. Nusoma neza ibyanditswe biravuga ko Imana ibaremera, ibaha ibimera ndetse ibaha n'ibiti n'utubuto two muri byo. Byanditswe mu Itangiriro igice cya 1 uhereye ku murongo 25 gutyo kumanuka, ayo magambo arahari. Ibyo bintu byanditse muri Bibiliya? Birimo rwose ko Imana ubwayo yababwiye ko bagomba kurya ibikomoka ku bimera. Kandi igitangaje ntabwo ari abantu gusa, ahubwo n'inyamaswa ntabwo zaremewe kuryana, kuko mbere y'icyaha inyamaswa ntizaryanaga, nabyo nazo zahawe ibimera byo kuzitunga. Bivuze ko n'inyamaswa mbere y'icyaha nazo zaryaga ibikomotse ku bimera. Rero ni ikintu gikomeye cyane. Gusa ikintu wenda dushobora no gutekereza kuri ibi, umuntu yakuwe mu mukungugu uko twabisomye, amaze gukurwa mu mukungugu n'ibimutunga Imana yamuhaye ibikomoka mu butaka. Bivuze ko yego muri ubwo butaka umuntu yaremwemo, ibivamo nabyo bishobora kugirira umuntu akamaro, kuko namwe murabizi ubutaka buri ibintu byinshi, byabamo imyunyungugu. Usanga kenshi imyunyungugu igize ubutaka ariyo n'umubiri w'umuntu ukeneye. Niyo mpamvu guturuka mu butaka ari byo biba byujuje ibyangombwa. Ubwo rero uko abantu babaho kose, mu gihe bari guhitamo gushyira mu mibiri yabo ibidakomoka mu butaka, hari uburyo bari kwiyangiza ku rugero runini. Birumvikana rwose. Ibyo twabyita nguki, sinzi n'ukuntu nabyita, ariko ubu ni ukudahuza ibidahuye. Kandi iyo ibidahuye bihujwe byanga bikunda havuka ingaruka. Sinzi wenda sinzi ukuntu twabivuga, ariko ni ugushaka gufatanya ibintu bitagize gute, bidashoboka. Sibyo si nko kwafata imodoka yakozwe mu ginywa esanse ugashyiramo amazi. Mwabyumvishe rero abadukurikiye, ndabinginze uko byakugora kose, ubwo byagufata igihe cyose, ukwiye kugira igihe uzajya ukoresha ibyo ushyira mu mubiri wawe bikomotse mu byavuye mu butaka. Ni amahirwe Imana yaguhaye niba ushobora kubibona. None se
hari ikibazo nshaka kukubaza kiriya kintera amatsiko nanjye kandi nyakunda kukiganira n'abo mpura nabo kenshi. Ibintu byo gukoresha ibyo kurya bitetse byavuye nyuma yo gucumura, hari icyo Imana yaba yaravuze ku byo twagombaga gukoresha bitari ibikomoka mu butaka? Urakoze cyane. Nk'uko twari tumaze kubivuga, Imana yaremeye ibintu bikomoka mu bimera kugira ngo bimere aho ngaho, kugira ngo abantu babyumve neza. Nibyo Imana yahaye umuntu imbuto, imuha n'ibiti, imuha n'ibimera n'imbuto z'utubuto twazo. Ibyo hari imbere y'icyaha, hari imbere y'uko icyaha kigize gute, icyaha kibaho. Nyuma umuntu amaze gucumura, ijambo ry'Imana ritubwira ko Imana yamwongereyeho umutsima ndetse n'imboga. Ibyo wabisoma mu gitabo cy'Itangiriro. Ndagira ngo tujye tunarangira abantu ahantu tuvuga biri, kuko inshuro nyinshi hari n'abaduteze amatwi batazi ibintu turi kuvuga. Hari n'abavuga batahari kubyikurira mu ntekerezo zabo. Ariko Bibiliya mu gice cya 3 mu Itangiriro, ku murongo waho uhereye ku murongo wa 17, Adamu iramubwira iti, ubwo ndi umugore wawe ukarya ku giti nakubujije tutazakiryaho, uzanye ubutaka kuvoma. Iminsi yose yo kubaho kwawe uzajya urya ibivamo ugombye kubirohera. Umurongo wa 18, Imana iravuga ngo uzajya mukumereramo ibikeri n'ibitovu, nawe uzajya urya imboga zo mu murima. Icyo ni ikintu cyane, uzajya urya imboga z'iki zo mu murima. Gututubikana ku maso hawe niko kuzaguhesha umutsima. Ntabwo umutsima ushobora kumutsima utatazwe ku muriro cyangwa ngo uvugwe. Ubwo bivuze ko guteka byazanywe n'ingaruka z'icyaha. Gusa Imana icyo tubonye yongereyeho umuntu amaze gucumura, yamwongereyeho n'ubundi bituruka muri bwa butaka, kuko imboga ndetse n'umutsima bikomoka ku binyampeke ndetse n'imboga nyine. Bivuze ko Imana itari ishyigikiye ibindi birenze. Nta bindi birenze ibyo, ko Imana yigeze ijya hanze cyangwa ngo ijye hirya bikomoka mu ki, ku bimera. Ahubwo Imana yarongeye imuha ibituruka ku bimera, yamuhaye ibinyampeke ishyiraho n'imboga. Ubwo birumvikana. Nkurikije iki gisubizo duhaye kirumvikana ku muntu ushaka gusobanukirwa. Bivuze ko nyuma umuntu amaze gucumura yahawe ikigeretse ku mbuto yagombaga kurya umutsima n'imboga. None se tubwire, ikintu cyo kurya inyama kimaze kokoza abantu cyatangiye ryari? Ninde wahaye uburenganzira abantu bwo gufata icyuma bakica inyamaswa bakarya inyama? Sinema gusazanyije abantu muri iki gihe barubangijwe n'ibintu byinshi bidakomoka ku Mana, kandi ibyo akenshi abantu biterwa n'imitekerereze mibi ipfuye, akenshi yitwa ko ari iterambere cyangwa ibintu bigezweho. Ariko n'umubiri ubwawe urivumbura buryo ujya wanga ari ibintu bidahuje n'ubushake bw'Imana. Kurya inyama, ibyanditswe byera iyo bisomye usanga mu by'ukuri bitarigeze biva ku mugambi w'Imana. Iyo dusomye mu Itangiriro mu gice cya 6, nta magambo meza dushobora ku gice cya 7. Iyo usomye mu gice cya 9, mu gice cya 9 mu Itangiriro igice cya 9, ubona neza ko Imana yabwiye Nowa, ubwo cyari igihe umwuzure wari umaze kugira gute, usa nk'ucururutse, ibyaremwe byose byari byapfuye, inyamaswa zari zapfuye, abantu bari bapfuye, bari batari mu nkuge, harasigaye inyamaswa ziri mu nkuge gusa, hasigaye n'abantu bari mu nkuge. Ibimera byose byari byangijwe n'amazi, kuko imvura imaze igihe kirekire igwa kandi yarengeye isi yose, nta kimera cyari kiyasigaye. Maze Imana irangije ibwira Nowa, imubwira ko ntavuga ngo ni Imana yamwemereye gukoresha inyama. None se kuki Imana icyo gihe itamejeje ibimera mu buryo bw'igitangaza? Icyo nicyo kibazo nyine abantu akenshi bakunda kwibaza. Ntabwo Imana yagomba gukora igitangaza ngo itwikire ingaruka z'icyaha zagakwiye kubera akaburira abantu nyuma y'icyo gihe. Kurya inyama ubwacyo cyari ikintu kibi gikabije kigaragaza ubunyacyaha bwa muntu, kigaragaza ububi bw'icyaha. Ntekereza ko cyagombaga kuba ikintu kizimira icyaha n'ubwe n'abavuye mu nkuge. Byari binababaje kubona n'ubwe yagombaga kwica inyamaswa yiciye kuyirya, ariko ibyo byagombaga kumwereka ububi bw'icyaha, aho kugira ngo akomeze akunda inyama, ahubwo byagomba kugira icyo bimwigisha gusiga mu ntekerezo ze, akarushaho kwanga icyaha kuko aricyo giteza urupfu, ahubwo akarushaho gukunda Imana. Kandi na nyuma ibyaremwe bimaze kumera, ikintu kinatangaje, igihe Imana yahaga Nowa ibi yamubwiriye, yamwemereraga gukoresha inyama, yaranamubujije kujya aryana inyama n'amaraso. Imubwira yuko impamvu Imana yaramubwiye amubwira ngo kuko amaraso ari ubugingo bw'iki, ubugingo bw'itungo bwo mu maraso. Bityo rero impamvu Imana yamubujije ni uko yabisobanukiwe n'ingaruka bishobora kugira ku buzima bwe. Ntabwo Imana ibwira Adamu kurya imbuto
yigeze igerekaho izindi kondisiyo. mujye muzirya uko mushaka. Inamubwira kurya umutsima ntabwo ageretse n'izindi kondisiyo, ariko se ni ukubera iki kurya inyama Imana ageretseho kondisiyo? bivuze ko hari ububi, bivuze ko hari ububi bw'umwihariko inyama zifite, uko Imana ageretseho kondisiyo runaka. Imana iravuga iti ntukaziryane n'amaraso. Ni ikintu kibi cyane rero buriya, kuko Imana yongeye izo kondisiyo, bigaragaza ko inyama zari zifite ububi bw'umwihariko, kandi ibyo byari bisobanuye ko Nowa nyuma y'uko ibimera byongeye kumera, Nowa yagomba gusubira kuri gatanga ka mbere akarya ibimera, ariko kubera ubunyacyaha bw'abantu ibyo bimera byarongeye biramera, abantu bakomeza gushinga kurarikira inyama, ariko ntabwo ari wari umugambi w'iki. urakoze cyane. Urumva abantu hari uburyo bumvishe iki kintu, ntabwo inyama ziri mu bintu Imana yari yifuje ko umuntu azakomeza kubaho atunzwe nacyo. ngira ngo wenda ikindi nanavuga, banamenye ko Imana yemeye ko n'uwakoresha inyama igihe ikindi kintu cyose cyari kidahari, igihe nta kintu cyari gihari, igihe ibimera byose byari byarimbutse, igihe nta kindi kintu cyari gihari. Mbese ubu ni nk'uko nawe wakwisanga ahantu hatari ikindi kintu na kimwe. Ni nk'uko ubu indege ishobora kugira impanuka ikagwa ahantu mu ishyamba mu bwoko bw'abantu badakoresha ikindi kintu uretse inyama gusa. Mbese icyo gihe wabigenza ute? Ni nk'uko twabigereranya, ni urugero, ntabwo ari uko Imana yari ishyigikiye ko abantu bagombaga kurya inyama. Icya mbere twumvisha ko ari uko Imana yari yanze ko ingaruka z'icyaha zihita zisibangana. Abari gukurikiraho bagombaga kubanza bakazigeraho, bakabwirwa yuko isi imbere hose hari ukundi yari imeze, itari uko nguko. None icyo gihe ingaruka zo kurya inyama zahise zitangira kugaragara nyuma yo kuzikoresha nyuma y'imyaka mike. Ntabwo ibyo byari kubura. Ngira ngo wenda usibye abantu, inyamaswa zo zatangiye kuryana hakiri kare. Buriya hari ikintu Imana yakoze kugira ngo abantu wenda basobanukirwe neza. Igihe inyamaswa zinjiraga mu nkuge zigenda ari ebyiri kandi ku mahoro, ubwabyo cyari igitangaza. Kubona wenda Imana yakoze nk'igitangaza, isa nk'aho ifashe umujinya n'ubukana bw'inyamaswa zinjiraga mu nkuge. Ariko buriya uramutse urebye abantu bakimara gucumura, inyamaswa hagati yazo zatangiye kugira gute kuryana. Urebye ukuntu inyamaswa zitaryanaga mbere uko inyamaswa mbere y'icyaha zaryaga ibimera, urebye ukuntu zahindutse bitewe no kurya inyama, zikatangira kurya inyama n'ikindi zikagira amakara n'ubukana. Bigaragaza ko Imana yaba guha abantu icyigisho by'inyama zishobora kumerera umuntu ukunda kuzikoresha. Na n'ubu nk'uko mubizi, inyamaswa zikoresha inyama ni inyamaswa z'inkazi kandi mbi, zigira n'imico mibi. Nk'urugero dufite inyamaswa zimeze nk'impara n'imparage, inyamaswa zitwa isha, ni inyamaswa zinatinya ni inyamaswa urebye muri rusange zitagira icyo zitwapfa gutwara umuntu. Ngira ngo ibyo mbivuze kugira ngo abantu babyumve, bumve ko inyama zitigeze ziba nziza na mbere hose. Ariko ibyo kugabanya imyaka byo ntabwo byavuze kubaho rwose. Abantu bakomeje kurya inyama, imyaka yaragabanyutse ndetse ku rwego rwo hejuru, sibyo? Wenda ndagira ngo ngiye kugira ngo ntabwo urugero rwo muri imyaka ageze gute yagabanyutse, kugira ngo nguko inyama zigabanye imyaka. Kuko wenda n'isomye hano kuri mu itangiriro ugasoma igice cya 11 wera ku murongo wa 10 handitse ngo uri ryo rubyaro rwa Shemu. Shemu amaze imyaka 100 avutse, abyara Arupakisadi mu mwaka wa 20 w'umwuzure ushize. Amaze kubyara Arupakisadi, Shemu arongera amara imyaka 500 ayibyara mu bahungu n'abakobwa. Ubwo Nowa yari imyaka ingahe? Nowa yari imyaka 950, ariko Shemu yari imyaka 500. Urumva? None kandi yabyaye afite imyaka ingahe? 100 avutse ari imyaka 500. Mwabyumvishe? Ikintu kirimo aho bivuze ko ingaruka ikomeye y'inyama yego, imyaka atangiye kugabanyuka. Nowa amezi 950, umuhungu we Shemu amaze imyaka 500. None se kubera iki Imana yemeye ko abantu bakomeza kurya inyama muri icyo gihe? Kuko byashoboka ko Imana yari gutanga itegeko nk'uko yari duhaye natwe uyu munsi, abwira ati ntimwemerewe kongera kurya inyama, none ubwo uzirya icyo gihe bigatangira kuba n'icyaha. Ntabwo Imana ifata ku ngufu. Icyo ni icya mbere tugomba gusobanukirwa. Imana ntifata ku ngufu. Yego, igihe ibimera byongeraga bikamera, abantu bakomeza gushushubira inyama bakazirya, ntabwo Imana agomba kohereza marayika afite inkoni ngo ndabakubita ngo musubire ku bimera. Imana ndetse abantu bakoresha umudendezo wabo.
buriya igihe cyose umuntu asobanukiwe bikamubaza. Ubu ngubu ni urugero, hari nk'umuntu wenda reka mbyite gutyo, Adamu Nowa n'abahungu bamaze kuva mu nkuge bageze ku isi yari imeze nka gereza. Impamvu navuga ngo isi yari imeze nka gereza ni uko ku bigendanye n'imirire yari imeze nka gereza, kuko nta kindi kintu bari bafite cyo kurya uretse ntari bahitamo bari bafite. Ariko igihe ibimera byongeye kugira gute kumera, bagasa nk'abashyizwe ahantu hari ikindi kintu cyose cyiza, bagakomeza bakigundira kuri bya bindi Imana yifashishije kugira ngo byibura babikoreshe mu gahe gatoya, mu gihe ibindi bibonetse babireke. Ntabwo Imana agombaga kubafata kuki, ariko byakomeje kuzanira abantu ingaruka zo kutaramba. Nubwo ari amahirwe meza ku ruhande rumwe, kuko abantu bakomeje kutaramba igihe kirekire, inyama zabuje abantu gukomeza kuramba igihe kirekire, ngo abantu bajye barambira mu byaha. Nubwo abantu bari basa n'abahisemo kutumvira Imana, ariko byatumye nanone ngira ngo ubundi iyo abantu ubundi uzanarebe ubukristo, ikintu bita kumenya gufata inda n'umururumba w'umuntu bigira uruhare mu kintu cy'ubukristo cyane. Burya umuntu umenye gufasha inda ye, ufata inda ye no gufata ibyemezo bisanzwe mu buzima biroroha. Umuntu wamenye gufata inda ye akamenya kwitegeka ku bigendanye n'ibyo ashyira mu nda ye, no mu busanzwe uwo muntu gutsinda ibintu by'ubugira no kurarikira gute biroroha. Igihe rero abo bantu bakomeje kurarikira inyama bakomeza kuzirya, kandi Imana yarazifashishije mu gihe gito ngo bakomeze babeho. Ngira ngo ibintu murabizi namwe muri reka wenda dufate nk'urugero muri ibimera, ntabwo tuzi ngo byafashe igihe kingana iki kugira ngo ibimera bimere, ariko icyo ngicyo icyo gihe ntabwo cyabaye kirekire. Kubera nimubona n'ubusanzwe muzarebe nk'iyo impeshyi yatinze cyane ibintu byumagara, ariko iyo umusozi wabaye umweru wumye, ukibaza ngo uriya musozi uzongera ugiraho ibimera. Ariko iyo imvura iguye iminsi ingahe, umwe gusa utubona bigize gute, bituma umusozi utangiye wibuka icyatsi, ukabona atangiye kuza utuntu. Ntekereza ko ari ibintu bitafashe igihe kirekire ibimera byongera biboneke. Tugize amahirwe rero ngo kugenda tunacungura igihe, tuzagenda dukomeza no kubiganiraho, tugire n'ibindi bice, igice cya kabiri n'ikindi, bitewe no gukomeza gusobanura ibi bintu. Inyama zakomeje zigaragara nk'icyo kurya kidakwiye mu mubiri w'umuntu, cyane ko twabonye ko zigira n'ingaruka zikomeye, harimo no gusigingira no kugabanuka kw'igihe cyo kubaho kwa muntu. Birashoboka ko umuntu yahitamo kubaho adakoresha inyama kandi bikamugiraho ingaruka zigaragara. Ese ni izihe ngaruka zagaragara umuntu aramutse aretse gukoresha inyama mu buryo bwuzuye? Ikintu kinakomeye wenda nubwo inyama akenshi abantu bajya batanga inzitwazo ko Bibiliya zibemerera bishingiye kuri ririya somo ryanditse muri Itangiriro igice cyaho cya 7, igihe Imana yagiranaga isezerano na Nowa ikamubwira yuko ikamwemerera kugira ibyo gukoresha bituruka ku nyamaswa. Abantu benshi bahise bafata ririya somo nk'ishingiro cyangwa se nk'urufunguzo rw'uburenganzira bwo kurya inyama zose uko babyifuza, ariko bagomba kuzirikana yuko icyo gihe Imana yabikoze ari bwo buryo bwonyine bushoboka, kandi ko nyuma ibindi bibonetse niwe atagombaga gukomeza kugira gute kuzikoresha nyuma y'icyo gihe, kuko zagiye zigaragaza ingaruka ku bantu cyane. Yego, ngira ngo rero wenda dukurikije ibyanditswe byera bivuga, tubona neza ko ibyo kurya bituruka ku nyama bitagiye bigwa abantu neza. Ntabwo byagiye bigwa abantu neza mu bihe byose abantu bagiye babaho, nk'uko twabibonye twabonye ukuntu imyaka abana yagiye igabanyuka, uburyo byagenze kuko mu rubyaro rwa Nowa amaze imyaka 950, ariko abamukomotseho bose imyaka yabo yagiye imanuka kugeza ubwo rwose umuntu yagiye akamenya imyaka mikeya, kandi akenshi gukomeza gukunda inyama cyane. Muri Bibiliya tubonamo urugero rw'abantu bakunda inyama cyane nka Isaka, ariko inyanditswe yatubwira ko yashaje yarahumiye atakibasha kureba abana be. Urabyibuka neza yuko n'umuhungu we Esawu yarinze kumuriganya kubera ko atari kibasha kumureba, ariko natangaje ko yakiye rinze asaza gifite umurumba w'inyama. Reka ne kubyita umurumba, sinzi niba nabyita iki. Yabwiye umuhungu we ngo genda unshakire inyama nk'izo nkunda, ariko gukunda inyama byamugejejeho yuko iki impumyi kubera gukunda ibikomoka ku nyamaswa. Rero icyo navuga, ntabwo inyama zigeze ziba nziza,
yego zijye ziba nziza. Wenda tuzabira mu cyigisho gitaha, tuzatangirana n'iyi ngingo tuyirambure kuri iyo ngingo turebe, kuko n'igihe Imana yanga Abisirayeli impano ntabwo ari uko yabuze inyama zo kubaha, ariko n'igihe zibanga bakamara ukwezi kumwe gusa bazirya, inyama zatangiye kubatunguka mu mazuru. Uribuka ko n'abagize umururumba wazo umuriro wicanye muri bo ukabatwika ukabakongora, Imana ikabahora icyaha cy'umururumba. Hari isomo ryanditse mu Migani rivuga ngo ntukagire iterano ry'abanywa inzoga n'iry'abanyarani bagira amerwe y'iki, amerwe y'inyama. Mwabyumvishe rero abakunzi bacu, ikintu kijyanye no kurya inyama ntabwo gishyigikirwa n'ijambo ry'Imana, kandi niba uzi ko ujya uryumvira koko icyo kintu kiragoye kukireka kuri bamwe, ariko hari abagishoboye. Senga Imana rero igufashe guca ukubiri n'ibyo Imana ikubuza, kuko ntabwo byakugwa amahoro mu gihe waba uyumvira. Dusoza reka mubaze ikibazo gitoya cy'amatsiko ku bantu baretse kurya inyama byuzuye. Hari igihe batekereza ko hari ibintu bikungahaye ku nyama ngo bishobora kuba bifasha umubiri wabo mu buryo bwuzuye, bakibaza ko mu gihe baba baziretse hari ibyo byinshi bagomba guhomba. Watubwira n'ibyo kurya bitanu bigomba ushobora gusimbura inyama rwose niyo zaba zidahari, 5 3 bikaba byafasha. Ushobora kwibaza n'ikibazo kirimo igisubizo ngo mbese inyamaswa zo izo ntungamubiri zikura hehe? Izo ntungamubiri ziba mu nyamaswa abantu bajya kuzishaka muri zikura mu bimera. Yego, kuko inyamaswa nyine ziba zari ibimera, ahubwo iyo bya bimera bigeze mu maraso y'inyamaswa, urumva ko umubiri w'inyamaswa ukora process, vitamine zikajya mu maraso y'inyamaswa mu nyama zazo, maze abantu nabo bakajya gushaka vitamine zashaje mu nyama z'inyamaswa. Ubwo rero ibyo bisobanuye iki? Bisobanuye ko abantu baramutse bakoresheje ibimera byose nk'uko bikwiriye babonamo intungamubiri zishoboka zose. Ntabwo wenda ngiye gutondagura ngo ibi n'ibi, ariko ibimera, ibinyampeke, imboga, imbuto byuzuyemo vitamine zihagije zo gufasha abantu baramutse babiyotse bakabikoresha mu mwimerere wabyo. Birumvikana rero nk'uko benshi bifuza imbaraga nk'iz'ikimasa, ntabwo bakwiriye kurya ikimasa, ahubwo bakwiriye gutungwa n'ibyo kirya kugira ngo bagire imbaraga nk'izacyo. Icyo gisubizo kirashuje ijana ku ijana, sinajyaga yigezaho ibitekerezo, ariko kiranashimishije. Nk'uko inyamaswa zitunzwe n'ibyatsi ziranaramba, ihene n'izindi nyamaswa, ariko ubona yuko inyamaswa zitungwa n'inyama gusa zibe inyamujinya kurusha inyamaswa zitungwa n'ibyatsi. Niyo mpamvu tugirwa inama rero byo kugerageza gusubira ku by'Imana yaturemeye, kuko tubonye ko birimo inyungu nyinshi. Mwakoze kubana natwe rero, reka dushimire umutumirwa wacu, wakoze cyane. Kandi twasenga, mwibuke kwandika comment, mwibuke gukora subscribe, mwibuke gusharinga n'inshuti zanyu kugira ngo dukomeze gutera imbere channel yacu, dusakaze ubutumwa hirya no hino, abantu barusheho gusobanukirwa. Reka dusenge. Mana yacu, tugushimiye umwanya duhaye, kandi turanagusabye kugira ngo ukomeze ubane n'abantu bakurikiye ibyigisho, kandi ujye udufasha kugira ngo byungure intekerezo zacu, bidufashe, bidukomeze mu izina rya Yesu.